the first portion portion of today. Paul yandikira Timoteyo runo rwandiko rwa kabiri cyane cyane akomeza kumuhugurira gukomeza kubaka itorero, ariko noneho anamubwira kuzaza kumureba cause he was in his last days. Paul ejo rero twashoje arimo amugayira abantu bamwe bari baramutaye kubera ko bataye kwizera, ariko akanamushimira uwamwitayeho akaza kumushakisha nawe kuko yari afite kwizera. So he was like, if you remain in these things, nubigumamo ukabikora neza rwose, keep doing it, komeza uyu murimo, ntucike intege, ntiwisuzugure, kuko Imana ukorera yaguhamagaye kubw'ubuntu bwayo izagushoboza. So nyuma yo kumugayira bariya rero bagiye no kumwereka bahagumye, akomeza avuga ati nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Actually hano urabona, wenda tutitaye ko yamwise umwana we, icyo yamusabiye ni ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. This is a prayer. Iri ni isengesho yari amusengeye, because if you go to the meaning of grace cyangwa ubusobanuro bw'ubuntu, it's undeserved favor and blessing as that one we get in salvation. N'ibyo tubona tutari tubikwiriye, tutabikoreye, that is grace, ubuntu. Turimo kumbwira rero ngo akomerere muri ubwo buntu bubonerwa muri Yesu Kristo. Wibuke ko yaramubwiye ko ari n'ubundi ari Kristo wamuhamagaye, ari wamukijije. So atubuntu bwe rero ubukomereremo. So actually you see it's Christ doing it. Ni Kristo ni Imana irimo kubikora, because there is no role of Timothy in gukomerera mu buntu. So it's a good prayer musengeye, ngira ngo natwe twabona as we pray for people, as we pray for our brothers and sisters. Ni ikintu cyiza cyo guhora twibuka gusengera abantu ngo bakomerere mu buntu bw'Imana, because gukomerera mu buntu bwa Kristo means gukomerera mu gakiza, because it's this grace that brought salvation to us. Ni buno buntu nyine butuzanira agakiza, butuzanira gukizwa. Ubwo rero ngo tubukomereremo, mu yandi magambo we remain in faith, kuko we receive grace by faith. Ati kandi ibyo wanyumvanye, noneho hajemo something of a charge, ibyo agiye kumuha, ibyo agiye kumushinga gukora, on addition of remaining strong in the grace of God. Hari ibyo noneho Timothy agomba gukora, natwe bitureba ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. So Paul was telling Timothy ngo bya bindi wabonye nigisha aho twanyuraga hose tujyana, nawe komeza ubifate ubyigisha abandi, ubimenyeshe cyangwa ubyigishe, ubisobanurira abandi, ariko ntupfe kubisobanurira abandi bari aho gusa. Bisobanurire abantu bo kwizerwa, faithful men, abantu bo kwizerwa bazashobora nabo kujya kubyigisha abandi. For two reasons. One, ntiwabasha kubageraho bose. If it was Ephesus, hari ahantu hanini cyane, ni nk'uko bavuga mu Rwanda, ntiwabageraho bose. But number two, kuko ugiye no kuza kundeba, tuzabibona ko yamusabye kuza kumureba. So what if you come, ninde uzasigara arimo kubikora? So take faithful men and train them and teach them. Ntujye kure, bigishe bya bintu byose wanyumvanye. And from the first letter tubona nyine ibyo yagomba kwigisha nta bindi. It's the gospel. Ni ubutumwa bwiza bw'Imana. Now, ibi rero biratureba natwe as we keep on learning, as we keep on growing in that faith, dukomeza gukurira mu Mana, dukomeza getting into deeper studies, nk'uko twabonye mu first letter amushishikariza gusoma cyane. Natwe mu byo twunguka on a daily basis, dukomerera mu buntu bw'Imana. It is a charge we have, gushaka abo natwe tubimenyesha. Ariko kusukumenyesha ko guproclaiminga ku musozi ngo ugenda, cause niba ari abantu bazajya kubyigisha nabo, they need to sit down and be taught.
so dusaba Imana rero iduhe iyo opportunity, iduhe izo opportunity zo kubasha kwiga ariko natwe tuganisha ku kwigisha abandi, two kubaho twicaye, two kubaho tudamaraye, two kubaho twifidinga twebwe ubwacu gusa. At least buri muntu agire uwafasha. Oh, how I miss ibyo bihe byo kuba ufite abantu mukorana, mwigana, biraryoha cyane. Imana yongere nanjye binsubiza, I pray. Ati muri uko kubikora rero, muri uko gufata faithful men abigisha, atujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro. You remember Paul hano arimo arandika runo rwandiko rwa kabiri ari mu munyururu, arafunze, and si ugufungwa gusa yizeye ngo ejo azafungurwa. Afunzwe expecting a death very soon, abona urupfu rwaje rwamusatiriye. So the guy ari mu mibabaro. Uribuka ejo turimo dusoma mu gice cya mbere amubwira yuko atuze rwose ufatanya nanjye imibabaro, ariko ngira ngo nagiye kubisubiramo. Amubwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro. What a call! Arimo aramuhamagarira kuza kwihanganira imibabaro. Number 2, the first one cyahangaha nuko Timoteyo nawe aho yari ari muri Efeso ntiyari yorohewe. Hari abantu basenga ibigirwamana, hari ikigirwamana Diana, hari abantu batamwumva, and kuko we yemeraga Imana, he was facing persecution as well. And tuzabibona mu gice cya 3 amubwira ngo abemera kuguma mu buntu bw'Imana, abemera kuguma bari faithful ku ijambo ry'Imana, they will suffer persecution. Ntaho tuzayihungira. So arimo aramuhamagara rero ati come and suffer with me. So icya kabiri gikurikira cy'uko nawe aho yari arimo gusafaringa, arimo aramubwira ati buriya nanjye I'm suffering, and your suffering it's for a good cause, so please come. Watumira umuntu ngo musangire icyayi nimugoroba, watumira umuntu ngo aza gusure muganire, ariko ntabwo wamutumira ngo aze musafaringane. Oya, ariko this is a good call. Iyi ni guhamagara umuntu neza, umuntu wamaze gusobanukirwa what it means. Ati ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro. Imibabaro niza, don't run away, ntubivemo, don't surrender. Ihangane ngo nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ahangaha rero niho bitwereka natwe icyo bivuze kuri twebwe, ni ukwihangana nk'umusirikare mwiza, ariko utari umusirikare usanzwe, umusirikare wa Kristo Yesu. Dushobora kurebera icyitegererezo ku basirikare basanzwe, noneho bikatwereka mu buzima bwacu bwa gikristo icyo bivuze. Ngira ngo ntibidusaba kujya kure cyane. Twebwe mu Rwanda niba tujya dukurikira amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, ukumva how those guys lived. Bari mu rugano, imbeho ikabica, inzara ikabica, bakagenda kilometers and kilometers n'amaguru, amasasa banyura hejuru, bakarwara badafite aho bivuriza. Amen. Soldiers suffer. Now, umusirikare wari mu birunga mu rugano arwana, I'm not sure ko yatekerezaga etaje, ko agomba kubaka etaje, cyangwa ko yatekerezaga ngo abana banjye barimo kurya iki. Icyo yabaga yatekereza ni ukuvuga ngo uyu munsi burira, nibwira se buracya, nibucya se burira. Yahoraga arimo kureba currently what is here, noneho akenjoyinga, akemera agasafaringa, niba ari ukugera n'amaguru akagera n'amaguru, ariko kugira ngo nibura ikiharanira azakigereho. Now, twebwe nk'abasirikare ba Kristo rero duhamagarirwa kwihanganira ibitubabaza, twihanganira ibitugerageza, tukihanganira ibiza bitaryoshye ku buzima bwacu, simply kubera yuko we are striving, we are fighting, turimo turamaranira kuzasingira icyo Kristo atubikiye, which is eternal life, which we have already started. Umwana w'Imana ahamagarirwa kwihanganira imibabaro simply kuko ari umusirikare nyine. Umusirikare bimwe mu bimuranga no kwihangana. Rero ku murongo wa 4 akomeza amusobanurira ati nta waba umusirikare
kandi ngo yishyire mu bintu by'ubu bugingo ngo abe akinejejwe wamwandikiye ubusirikare. isi ibyo navugaga ni ugukura amaso yacu ku bintu by'ubu bugingo hano mu isi. We only put our focus ku Mana. Wow. Ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. So he's actually telling him that your suffering, imibabaro yawe, ni wowe wenyine uzayisarura. It's you who will reap imbuto z'uwo mubabaro wawe. Please ihangane. Yakobo yaranditse muri Yakobo 1:5 nawe yavugaga ku by'imibabaro. Aravuga ngo niba ubuze ubwenge ngo busabe Imana ibuguhe. Nimba mbuze ubwenge busabe Imana ihumbe, kuko nyine yari muri context yo kwihanganira imibabaro nawe. Actually kwihanganira imibabaro bidusaba kuba dufite ubwenge bw'ubumana. And remember, it's even a promise Kristo yatanze yuko abemera kumukurikira nyine they come to suffer. Because turi mu isi nyine itari favorable and twemeye kwambara umwambaro isi idakunze. So suffering is due, izabaho, izagaragara, it's obvious, tuzayibona. Uzajya ku kazi bigusabe gukora amanyanga uyange akwirukane. Uzagenda ugere ku murongo muri gare usange rwose ufite uburyo wakwinjira imbere bashake kugucishaho ubyanga ujya inyuma. There is suffering. Uzabaho nk'abandi, hari igihe kizagushyikira uburi bwo kurya nta n'amafaranga ufite kuri konti bizashoboka, kandi wari ufite uburyo wakabaye wayabonyemo bupfuye. Amen. Suffering. Ubu uyu munsi nyine amahirwe mu Rwanda nta uza ngo agushyire hariya avuga ngo ndakurasa ndakwica, ihakana Yesu. But kwihakana Yesu nabyo tubibona mu zindi forme, tuzibona mu bundi buryo. Uzakererwa kujya guhura n'umuntu mwari mwapanze gahunda kubera kumutinya umubeshye. That is denying Christ. Kuko n'umubwiza ukuri urimo uratinya ko wakwangiza relationship yawe nawe. That is suffering. Kuko uvugishije ukuri biraza kukwicira what you expect from the person. And kuvugisha ukuri it's no bukristo nyine. I mean, suffering twe tuyibona mu yindi forme yuko dutinya ngo ninkomeza kwemera Kristo no gukurikiza inzira ze, this is what will come. Ibi nibyo bigiye kuza kandi ni bibi. Therefore reka mwihakane gato, sindi uvuga ngo ndamwihakanye, reka nse nk'umwihakana. Mu yandi magambo, let me twist myself, reka nihinduranye, reka nkora ibi ngibi, n'ubundi ntaho ari bujye, ntacyo ari buntware. You know, ijambo ry'Imana ridusaba kubabarira. Umuntu akagukorera ikosa ntanagusaba imbabazi, ntanakwereke yuko nibura yemera ko yakosheje. And the Bible calls us to forgive the person. Ntabikora rero, it's like ndimo ndiyakana, ariko nimbikora neza bishobora kuvuga uriya nawe ariyemera, ubundi se ubwo yajyaga kuzimusaba, yajyaga kumubabarira ari imbabazi yari yamusabye. Amen. Ayo magambo, ibyo bindi byinshi duhura nabyo hano ku isi, kubera yuko twemeye kugumana ubukristo bwacu, kubera yuko twemeye kuguma mu buntu bw'umwami Yesu, bubonerwa mu mwami Yesu Kristo, tuzahura na suffering. Ariko Paul aravuga ngo nitwemere twihanganire, because urushanwa yakurikije amategeko y'irushanwa anebwa ahabwa ikamba. And umuhinzi uhinga niwe wa mbere ubanza kurya ku mbuto. Ni twebwe ba mbere tuzabanza kuripinga izo mbuto zo kwihangana kwacu. Umunyeshuri wiga iyo ari mu bizami arara amajoro niwe wa mbere unezezwa nuko yabonye amanota menshi. I'm very sure. Now verse 7 aramubwira ati zirikana ibyo mvuze. Ibyo nyine ibyo tumaze gusobanura hejuru, ngo kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Wow, it's even here navuze na reference kuri Yakobo. Nkunda kuntu Paul yandika ibintu biri rich in content that ntabwo ukeneye indi reference yo hirya. Ngo uwo mwami niwe uzaguha ubwenge muri byose. Mene magambo ningera no muri bya bintu binkomereye mbona ari umubabaro ukomeye, the first prayer ngomba gusenga uvuga, man, pereza ubwenge, give me wisdom.
atujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko nanjye mbyigisha. Actually arimo aramwibutsa ati wenda dutegereje kugira ngo tubone indi mirongo 5 turagarukira kuri verse 13. Arimo aramwibutsa ati please uko ubayeho nubura n'ibikubabaza Imana izaguhereza ubwenge, ujye wibuka Yesu Kristo, nta wundi uzagushoboza. It's only him, it's Jesus Christ. Ni Yesu Kristo niwe uzagushoboza. Rero ujye umwibuka, ujye umwemera, wa wundi wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe bubivuga. Bari barabanye Paulo na Timoteyo, si ubutumwa Paulo yigishaga Timoteyo yarabuze. Ati rero ni wa wundi Yesu ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi, as in he was a man though God, arapfa arazuka mu bapfuye. Ati uwo rero ujye uhora umwibuka mu mibabaro uzahura nayo, muri persecution uzahura nayo, no muri ya verse twabonye mu kwigisha abantu ibintu bizima, jya uhora umwibuka kuko niwe uzaguhereza nyine ubwenge. So ku murongo wa 9 arimo aramubwira ubwa buriya butumwa arimo arenganyirizwa, arimo aramubwira uribuka ko yamubwiye ngo come and we suffer together. Arimo aramubwira, agiye kumubwira noneho impamvu arimo kubabazwa, ngira ngo natwe ariyo yatubera impamvu nziza yo kubabazwa. Ati ubwo butumwa nahawe buvuga nyine Kristo, ngo ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiriboho. Arimo aramubwira ati igituma mboshywe, igituma mfunzwe, igituma ngiye gupfa nta kindi, ni ubu butumwa bwiza. Nawe rero Timoteyo, nawe rero Paul, nawe rero Brian, nanjye ubwanjye, arimo aratubwira ngo niba twemera kurenganywa, at least turenganywe kubw'ubutumwa bwiza, turenganywe for the gospel, for the sake of the gospel, turenganywe kuko nyine kwanze gutatira igihango dufite mu maraso ya Yesu Kristo. Uko kurenganywa ngo ntacyo gutwaye. Kizemo ikintu cyiza rero nakunze, ngo nubwo yari mu minyururu n'iki, ngo ariko ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Ijambo ry'Imana rikomeza rikagenda. Ahangaha icyo yanashaka kuvuga nuko nubwo yari aboshye, yari afunzwe, people visited him kandi akababwiriza bagakizwa. Ngira ngo ijambo ry'Imana ryo aribwo buno butumwa bwiza nyine twemera ko no kuba twarenganyirizwa, ryo ntirigira imipaka. Nahoze ndimo gusenga kare mvuga Mana, nubwo abantu bagiye muri lockdown, ariko ijambo ryawe ryo ntirijya rijya muri lockdown, ahubwo ngira ngo ni nabwo abantu baba babonye umwanya mwiza wo kurisanga, so ati rero icyo nicyo gituma nihanganira byose, kuba ijambo ry'Imana ritabohwa n'iminyururu, kuba Kristo wakomotse ku rubyaro rwa Dawidi yarapfuye akazuka kandi akaba atanga ubwenge, verse 7, ngo nicyo gituma nihanganira byose, nicyo gituma nihangana kubw'intore z'Imana. For the elect of God, niko mu cyongereza yavuga, the elect of God bizanamo the sense of election, ngovuga ngo kubera ab'Imana yatoranyije bagomba gukizwa kandi bagakizwa ari uko bumvishe ijambo ry'Imana, nicyo gituma nemera kwihangana kugira ngo nabo babone agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gafatanyije n'ubwiza buhoraho. So it's like nicyo byansaba byose, even if it's my life, ariko kugira ngo ab'Imana yatoranyije bumve ubutumwa bwiza bakizwe, kuko ntibazakizwa batumvise, nzemera suffering. So ati ijambo rero niryo ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana, kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Excuse me. Reka mvugeho ibintu bibiri hano nsoze. Number 1, arimo aramubwira ati uku kwihangana tugira, uku kwihangana cyangwa dusabwa in the middle of suffering, niyo byatuzanira gupfa, ntituzaba dupfuye, ahubwo tuzabanaho nawe. Turibuka bimwandikira nanone amubwira ngo uwo Kristo yakuyeho urupfu harusimbuza ubugingo buhoraho. So it's like nubwo ndimo mbona urupfu, remember Paul arimo arabona urupfu imbere ye, ari hafi kuba executed, nubwo mbona urupfu imbere yanjye ariko rwose nzabaho.
ngo kandi nihangana nzimana nawe. So arimo kumubwira please ihangane, komera, niba ari na suffering wemere usuffering, cause utumbereye kubona Kristo kuzabana nawe. Ubu buzima turimo hano uhamugani ngo nta myaka 100 kuko niyo yagera, it's very little thing, ni ikintu n'akantu gato cyane compared to eternity. So byo kuducumuza ngo bitume tumwihakana, kuko ngo nitumwihakana nawe azatwihakana. Nitwanga gusafaringana nawe, nitwanga gusafaringana nawe, ubwo nawe azatwihakana. Nitwanga guhagarara in the middle of all ibyo bitubabaje ngo dukomeze tugaragaze ko turi aba Kristo koko, nawe azatwihakana. So akanyuma ngo nubwo twe tutakwizera, wahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Niyo ngewe namwihakanaze kare twari turimo tuganira, umuntu atubwira mugenzi we w'umumama umaze igihe yarashatse ariko ntabyara ntatwita, yabuze urubyaro, noneho ngo ubu ngubu ngo kubera kwizera cyane, afite kwizera ko Imana igiye kumuha umwana, ubu yaragiye agura imyenda y'abana, ategura icyumba nk'umuntu ugiye kubyara ejo. Noneho kare yanyeretse amafoto ye, yaramubwira ati Paul narabikubwiye urabiseka rwose ariko ntabwo bisekeje, ati umuntu umusengera. Yanyeretse ifoto ye yagiye afata amabuye, stones, amabuye ayaryamisha mu buriri arayorosa ngo n'abana. Ubwo ngo arimo arabikora mu kwizera Imana izamuha abana, agafata ibuye akaryonsa. Yarafite ifoto akikiye ibuye nk'umwana, ngo ubwo ni mu kwizera. Nambwira rero uyu muntu ahubwo ari muri trauma ikomeye, ndetse nihacira umwaka 2, 3 atarabyara, noneho aza tumutwe ajye ku musozi asare. None nibwo yambwiraga ati tazamera nk'ababandi, n'undi twari kumwe, tazamera nk'ababandi bageraho bakavuga ngo ngo wanyimye umugabo, noneho mbivuyemo ndabiretse, niba unamufite umwitwarire nawe akurongore. Ukumva umuntu ageze nk'aho yivumbura ku Mana. So actually hano Paul arimo aravuga ngo niyo twe tutayizera, in the middle of the situation zikomeye, niyo twareka kuyizera, yizaguma ariyo kwizera, ntihinduka. Actually nyine dushaka tuyiyoboke tuyizere kuko ntacyo byayihinduraho, iyo ihora iriyo kwizerwa kuko itivuguruza. Of course kwizera kwacu ugomba kugira substance kurimo. Ni ukwizera kuvuga ngo nka Meshach, Abednego na Shadrach, ngo turemera kujya mu itanura ry'umuriro, turabizi ko Imana yacu izadukiza, ariko naho itadukiza tuzemera dupfiremo. Uko niko kwizera. Ntabwo ukwizera abarokore dusige dufite muri iyi minsi ni ukuri prosperity centered, ni ukuri self centered. Niba ndwaye nkizera ko ngomba gukira 100%, ntabwo mvuze ko Imana itashobora gukiza. Ariko se nizera wa mugani wa Rutayisire ati ndagenda ngasengera abantu nataba bakambwira ngo bapfuye, kandi nabasengeye nizera. Kwizera ubundi ni iki? Ese niba nsengeye umuntu ntakiragapfa, bivuze ko Imana itakiri Imana ishoboye gukiza abantu? Oya, iracyari Imana ishoboye gukiza abantu rwose. So kwizera nyako rero no kuvuga ngo ino situation ndimo ndakwiringiye, ndakwizeye ko wayinkuramo, ariko niyo ntayivamo mpereza ubwenge. Verse 7, mpereza ubwenge bushoboza kuguma kwenduringa the suffering with you. Ese wamugana, niba dukurikira Yesu wababajwe, how do we expect not to suffer? Niba dukurikira Yesu wababajwe, niba tuvuga ko twemera Yesu wababajwe, niba umuyobozi wacu yarababajwe, how do we expect to live a happy life igihe cyose tudasuffering, tudahura? Erega impamvu Yesu yasafarinze, impamvu Yesu yababajwe, nuko nyine yashakaga kubaho ubuzima buri holy bw'ubumana, kandi si yararimo yari against that. Natwe impamvu rero tubabazwa nuko dukurikira udusaba kubaho ubuzima bwe, kandi ubwo buzima isi iri against ubwo buzima. So nta yindi choice rero dufite uretse kumwizera, kuko niyo tutamwizera wazahora ari uwo kwizerwa. Amen.
reka mpindure statement, choice zirahari twanabireka, ariko niyo twabireka wazaguma ari uwo kwizerwa. Ahubwo reka mvuge ngo the greatest choice we can ever make nuko tuzahitamo guhora tumwizera, for better and for worse, for better and for worse. Narwaye, napfushije, nagize ibyago, banyirukanye ku kazi, banyibye, mfite threats epfo na ruguru, icyo gihe nkahitamo gukomeza kumwizera. Kandi Bibiliya yatwemereye yuko umuhinzi ari urya ku mbuto z'ibyo yahinze mbere, kandi uwirukanka usiganwa nk'uko bikwiriye amategeko niwe wambika umudari. So if we keep our faith, true faith in him, he remains faithful, ubwo natwe tuzabona umudari. Nitugera ku bice 6 tuzabona icyo bivuze kuguma muri runo rugamba rwo gukomeza kwizera. Yeah, God bless you. I think we stop here and